birashoboka yuko hari igikombe umaze igihe uri kunywa arahaca umubabaro ariko ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari amateka Imana ije guhindura cyane Imana ijya yitamurura ikarema amateka masha ni wayasire bonesa Bibiliya yavuze ngo iki topaya sinima yabwa gusuza umutima k'umukene helalo paya sinima hedobaya sinifa ela yasire bonesa helala pawa nima nihiringiri sai alo Imana ishimwe Imana ishimwe kitameze nk'abantu ahantu Imana yageze ihindura amateka isigari ikinyuranyo najyabwa ngo hari ibintu byatumye usuza umutima beshaka kwashinze business igahomba ibyo nabyo byatumye usuza umutima ariko birivuze gusuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro ngo none Uwiteka arahagurutse ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana hagurutse mu kibazo ufite Imana hagurutse kurwana intambara ufite ku burwayi ufite Imana hagurutse ku madeni ufite Imana hagurutse ku gahinda ufite Imana hagurutse ku mabaro ufite Imana hagurutse ku kigeragezo topaya sinima efo umaranye igihe ndi kumva Imana n'ukuri kw'Imana naho nahaguruka n'ukuri naho nahaguruka nkava nizeye ko iri jambo n'ukuri umuntu wese uri buryumve ntabwo ari musigamara amasa yego Imana irahagurutse Bibiliya ivuze ngo iki nonaha today nonaha ntabwo ari ejo bundi nonaha Uwiteka arahagurutse haleluya ngo kandi arashyira mu mahoro uwo bacurira ngo haleluya biraje ko wabonaga nta butabazi bw'Imana wari ufite ariko nkuzanije haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka hari Imana igivuga ijambo hejuru ko abantu bavuga amagambo hari Imana ivuga ijambo kurenza amagambo abantu bavuga iki iravuze ngo nonaha mama wawe nkurikiye nonaha papa wawe nkurikiye nonaha wa mukobwa wawe nkurikiye nonaha ngo nonaha Uwiteka arahagurutse dushimiye Imana ko Imana igihaguruka abantu bari bazi ko dukozwa n'isoni dushimiye Imana ko Imana igihaguruka mu ntambara abantu badushizemo Imana ikazi dushimiye Imana ko Imana igihaguruka abantu bari bazi ko tumwaye bari bazi ko dukozwa n'isoni bari bazi ko dusekerewe bari bazi ko birangiye haguruka elado benestayabo hetopaya sinima helaya sinima efo taya sire bone dromefo birashoboka yuko umaze igihe urwaye abaganga bananiwe ariko birivuze ngo iki rero kuba gusuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro ngo nonaha Uwiteka arahagurutse ufite Imana irahagurutse ku kibazo ufite Imana irahagurutse kuri cyamunara Imana irahagurutse ku nyatsi bagutereje Imana irahagurutse babe ngo nubwo afiyashije ntabwo azashaka Imana irahagurutse babe ngo nubwo ashatse ntabwo azabyara Imana irabizi kuri gusuza umutima wa mukobwa Imana irabizi kuri gusuza umutima urushako rwatumusuza umutima rubi byatumusuza umutima mana rivari y'abana yatumusuza umutima mukaza amashyari menshi byatumusuza umutima wabuzo kwishyura ishuri byatumusuza umutima abarozi batumusuza umutima bivuze ngo iki iravuze ngo kuba gusuza umutima k'umukene no kunyagwa Yesu arabizi ko hari ibintu wanyazwe haleluya ndafashijwe wanyazwe urushako wanyazwe agakiza wanyazwe agaciro wanyazwe diporome wanyazwe amashuri Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu kigeragezo ufite Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu ntambara ufite Imana ikuzanire marayika ugufitiye urushako ufite Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu kazi baguhagurukiye Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe kunaniye Imana ishyiremo inyorosho urugo rwakunaniye Imana ishyiremo inyorosho haleluya ubugumba bukumereye nabi Imana ishyiremo inyorosho abaruse mbese n'abaremerewe muze mumusange arabarura Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera Yes, tubaha ikaze mwese mukurikiye channel yitwa IRAMIRO TV Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mpera z'isi zitandukanye nibiwanyu ari mu gitondo mugire igitondo cyiza niba ari nijoro gira ijoro ryiza utarufite amaro mu mutima Imana yaguhe kandi nawe wari uriho nta byiringiro Imana iguhe byiringiro wageze ibyago Imana igukomeze
mu izina rya Yesu kuko ariyo nyiri inkomezi. Turabasuje rero mwe mwese mwakoze subscribe, share, like, comment, mwasangiza abandi. Turavuze ngo umugisha w'Imana ubabeho kandi ube mwinshi uganze kuri mwebwe, tubasaba umugisha. Sawa, twababwiye ko tutazadutinda nyine, tutazatubicisha irungu, tuzatugera igihe tukaza tukabaganiriza ku ijambo ry'Imana, ku butumwa, ku buhamya, ku ndirimbo. Uri umuhanzi ndetse ufite n'ubuhamya, ufite ubutumwa Imana yaguhaye, ko byose tuzatugera igihe tukaza tukabibabwira, tukabwira icyo Imana ibashakaho. Imbere ya kamera zacu turabona umubyeyi nkuko mwajya mubisaba bamwe mu gikari mwaciye imboga isi mukambwira ati uzone tugarura mu mubyeyi yari amavuta y'Imana kandi yatubwiye neza, yatubwirije neza icyo Imana rero dushaka twarakimenye. Uyu munsi yagarutse. Mubyeyi uraho neza? Ndaho ndashima Imana. Urashima Imana? Ndakomeye ndashima gatonda. Kweri Imana iguhe umugisha. Subuza abantu yo ku IRAMIRO TV. Hanyuma nshuje abantu badukurikiranye ku IRAMIRO TV na channel yanjye nkoreraho no yabivuze TV. Ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Kandi ubwiza bw'Imana ntibukababuriho mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Urakoze. Umuntu tugiye kubana muri aka kanya rero nonguwo. Reka atubwire amazina, aza no kutubwira ikinyamakuru akorera cyangwa se akoreraho, mugire mu mutera inkunga. Harya witwa nde? Amazina yanjye Niradukunda Ivete, ariko ku izina abantu bazi cyane Mama Samuel. Mama Samuel, ufite abana bangahe? Mfite abana 5. Abana 5 ngo birumvikana. Abahungu 4 n'umukobwa umwe. Ubwo birumvikana ko n'umugabo ahari. Arahari. Yewe nta kundi. Haleluya. Amen. Hanyuma Mama Samuel rero tugiye kubana, turakora subscribe yikore aka kanya nyine yikore tubane hahandi handitse subscribe ujye nukandeho, nahandi handitse comment hakandi hamyute nyine kwa kundi. Sawa. Mama Samuel ukorera ku IRAMIRO channel? Niyo yabivuze TV. Niyo yabivuze TV. Ariko n'umuhanzi? Ndi n'umuhanzi, ahubwo mbwira abantu badukurikiye ndi kwitegura gusohora indirimbo, rero bansengere, ntago biba byoroshye, bamfashe gusenga. Kandi n'uwagira niyerekwa ntacyo bitwaye. Hari umuntu mwegeze yafashwa avuga ati nguhaye inka. Ubwo rero wafashwa rero, ubwo nawe zakubwira ati Mama Samu indirimbo zose azakora nje misenzishiro rwose azazimbaze, nzazikora ahantu hakomeye, azaya gukorera video njewe nzamufasha. Yaryo bijya guhota akavuga ati njewe ntaze miliyoni Mama Samu ndamufashije akira Mama Samu nakoye amavuta y'Imana. Akavuga ati njewe mfite 200,000. Ibyo byose nyine umutima mwiza w'Imana, kandi ubukoreye Imana ntago ubukoreye abantu. Hanyuma Mama Samu tugiye kubana muri aya masaha, ndagira ngo ngakanye usenge dutangire ijambo ry'Imana watuzaniye, ubutumwa watuzaniye kugira ngo duhembuke. Waje ufite impamba, turagira ngo utangire utuvungunireho, hanyuma turagusabye turagira ngo udusengere abantu tujye kubana muri iki kiganiro. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Haleluya. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana itabura kubigenza, uri Arishadayi, uri Adonayi, uri agakinga kamakuba, uri isambi itarumba, uri igiti cy'inganza marumbo, uri ubwugamo bw'umugaru. Twakugezeho mwami, twakugezeho turushye turaruhuka, twakugezeho dufite ibibazo urangije urabikemura, tugufite twifuza undi murengezi mu izina rya Yesu Kristo. Mana turasenze kugira ngo dushigikire, nicaye kuri iyi kamera, baraga s'Imana ziganze, Mwuka wera w'Imana ashigikire, Mwuka wera w'Imana bane nanjye, Mwuka wera w'Imana nkoreshe. Topa ya sinima efa ya siredrome, turasenze Data wa twese, icyo bagambire gukora ku bantu gikore, abarushe babahorwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu ruhande rw'umuntu wari wese udukurikiranye, habona ineza yawe. Ijambo ryaravuze ngo gutwi kwawe ntikwapfuye, ngo kunanirwe kumva, n'ukuboko kwawe ntikwaheze ngo kunanirwe gukora. Mu izina rya Yesu niyo mpamvu dusenze ngo ubwami bwawe bwime, ingoma yawe yogere Yesu, mu bakomeye n'aboroheje, mu bagufi no mu barebare, mu bize n'abatarize. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zeru urakora. Yego. Uri umungeri mwiza, uri Data wa twese mwiza. Helato paya sefo, henema ya sirebone, hedoba ya sinima efo, hela paya siniwa, hedoba ya si elala pawa. Dufite icyizere kuri kumwe natwe, kandi turakwizeye tuzi kuzagaruka. Imana ishimwe, uzaza n'abari mu bituro bazakanguka bakubone. Imana ishimwe, Imana ishimwe, uzaza ufungura ibituro by'abera. Hetopa ya sinima, turakwizeye ko impanga yawe
yawe izavuga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo dushyigikire, kandi iri jambo ryawe Yesu umuntu wese ugiye kuryumva rikomanga ku mutima we. Iri jambo umuntu ugiye kuryumva, data wa twese mwiza, birashoboka ko hari umuntu urushe, hari kumuruhure, birashoboka ko hari umuntu urwaye, umanuka umukize mu izina rya Yesu Kristo. Icyo dufashe n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Unyemere umugoroba mwa cyo wagambiriye gukora ugikore. Turatuje ntutuze, urakoze kubikoze ni mu izina rya data wa twese n'ry'umwuka wera. Amen, amen. Hanyuma urakoze cyane kudusenyera, reka tuguha akanya tugeze icyo Imana yagutumye. Tangire tuvungurire kuri mpamba Imana yaje gupfunyikiye cyangwa se yaje guhaye kugira ngo zituzanire abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda. Hanyuma ni karibu. Yego. Hanyuma reka tubwire abantu badukurikiye bari mu bihugu byo hanze cyangwa se abantu bose badukurikirana. Turavuze ngo Imana ibaha umugisha. Yego. Imana ibaha umugisha, kandi tubashimiye kubw'inama baduha, uburyo batwitaho, mbese komenti, kudusharinga. Tubabwire ngo nabo burya ni umurimo w'Imana cyangwa se n'ijambo ry'Imana, baba bari kudufasha kugira gute kwamamaza izina ry'Imana rigire gute rihabwa icyubahiro. Amen. Hanyuma turabashimiye, Yesu abaha umugisha, Imana ibashyigikire. Ariko ijambo ribanga hari kurakorarira umuntu, ariko bwacya nijoro mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Dutangariza abantu badukurikiye ko waba uri kurira, waba ufite intambara, waba ufite ibibazo, ariko iringira Uwiteka. Amen. Namaze kumenya ko ahantu Imana yageze isiga ibiranduye igitare. Yigeze igera kwa Lazaro, abantu bari bazi ko Lazaro apfuye, bazi ko birangiye, ariko dushima Imana ko Imana igikora aho abantu babona ko tubirangiye. Buriya Imana igikora kuri finali, aba bantu babona ko dukozwe n'isoni, abantu babona ko nta nzira, ariko data wa twese turamushimiye ko adazi ibintu bidafite ishusho akabihereza ishusho. Ibintu bidafite inzira Imana ikabishakamo inzira. Maze igihe mbwira abantu ngo Yesu aracyafite inzira zikiri vierge ataranyuramo na rimwe. Amen. Imana iracyafite inzira ya vierge ku mupapa, Imana iracyafite inzira ya vierge ku mukobwa, Imana iracyafite inzira ya vierge ku muntu wayo yiremeye. Hanyuma rero nkwifurije ko uyu mugoroba Imana inyura mu nzira ya vierge ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri Zaburi. Yego. Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Zaburi ya 12 umurongo wa 16. Umurongo wa 6. Yego. Mama we nsomera Zaburi ya 12 ku murongo wa 6 ubari huhera. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Zaburi ya 12 umurongo wa 16. Umurongo wa 6. Yego. Imana iduhana umugisha, kadusome mu izina rya Yesu. Hagere. Yego. Wahageze dusome. Yego. Aravuze ngo ubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, yego, ubwo gusuza umutima k'umukene, yego, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Amen. Amen. Kadusubiremo mu izina rya Yesu. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Imana iguha umugisha, nushaka rekera aho ngaho. Haleluya. Amen. Hanyuma Imana imuha umugisha mu mapasi. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Zaburi 12 umurongo waho wa 6. Amen. Biravuga ngo kuba kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuza umutima k'umukene, ngo none aha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacunurira ingone. Amen. Biravuga ngo kuba gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro, ngo none aho Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro uwo bacunurira ingone. Haleluya. Birashoboka ko mama umaze igihe uri gusuza umutima, birashoboka ko wa mukobwa we umaze igihe uri gusuza umutima, birashoboka ko wa musore we umaze igihe uri gusuza umutima, birashoboka ko wa mushumba we umaze igihe uri gusuhuza umutima. Haleluya, haleluya. Birashoboka yuko mu rugo rwawe waba uri gusuza umutima, birashoboka ko abana bakunanira ugasuhuza umutima, birashoboka ko akazi kagenda nabo ugasuhuza umutima,
umutima, birashaka abarozi baguhagurukira ugasuhuza umutima, birashaka uburwayi bwakumira nabi ugasuhuza umutima, birashaka amadeni yakumira nabi ugasuhuza umutima. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze kubwo gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro. Haleluya, haleluya. Ngo noneho Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro w'abacurira ingoni. Nagira ngo nkubwire ngo hanyuma yo kurira hari ugutabarwa kw'Imana, hanyuma yo gusuhuza umutima hari Imana ijya yomora ibikomere, hanyuma yo kurarurira hari ukunezerwa, hanyuma yo kubabara topaya sinima efo niwaya sire distance hari uguhanagurwa amarira. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Mama, Imana irabizi kuri gusuhuza umutima. Yego. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mama, Imana irabizi kuri gusuhuza umutima. Wa mukobwa, Imana irabizi kuri gusuhuza umutima. Urushako rwatuma usuhuza umutima rubi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuba urubyaro byatuma usuhuza umutima. Manarivari y'abana yatuma usuhuza umutima. Mukaza amashyari menshi byatuma usuhuza umutima. Wabuze aho kwishyura ishuri byatuma usuhuza umutima. Abarozi batuma usuhuza umutima. Ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo kuba gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa. No kunyagwa. Yesu arabizi ko hari ibintu wanyazwe. Haleluya. Ndafashijwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuga gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa. Uwiteka arabizi ko hari ibyo wanyazwe. Biraje ko wanyazwe urushako, wanyazwe agakiza, wanyazwe agaciro, wanyazwe diporome, wanyazwe amashuri. Imana ishimwe. Wanyazwe imiryango, wanyazwe amagambo meza, wanyazwe urukundo. Haleluya, haleluya. Birashoboka yuko hari ahantu hari ubutabazi bwawe Satani akaza akahakunyaga. Ariko birivuze ngo iki? Iravuga gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro. Nkuzana ijambo ngo tuza. Yesu arabizi ko wanyazwe. Hanyuma niba Imana izi ko wanyazwe iragushumbusha. Haleluya. Niba Imana izi ko hari indagaciro wanyazwe, hari amagambo nigeze asoma birebe ngo ntabwo Imana yaremye umuntu kumubabaza iteka. Amen. Ariko ngo naho yamubabaza izagera higira gute? Aho imumugirira ibambe. Haleluya. Uyu mugoroba Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu kigeragezo ufite. Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu ntambara ufite. Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu rushako ufite. Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe mu kazi baguhagurukiye. Imana ikuzanire marayika ugufitiye ibambe abana bakunaniye. Imana ishyiremo inyorosho urugo rwakunaniye. Imana ishyiremo inyorosho. Haleluya, haleluya. Ubugumba bukumereye nabi, Imana ishyiremo inyorosho. Amen. Imana yigeze isimbukira kwa Hana, imaze gusimbukirayo. Imana ishimwe. Kandi narazi ko yafashe ububasha kuri Hana, ariko Yesu ashyiramo inyorosho. Amaze gushyiramo inyorosho, umunsi umwe igitondo kimwe Hana abyuka yumva amateka yahindutse. Nkuzana ijambo ngo birashoboka yuko hari igikombe umaze igihe uri kunyweraho cy'umubabaro, ariko ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari amateka Imana ije guhindura. Mama, wowe nkurikiye, hari amateka abantu bakumenyereyeho. Wa mukobwa we, hari amateka abantu bakumenyereyeho. Wa mupapa we, hari amateka abantu bakumenyereyeho. Ariko birivuze ngo iki? Rero kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Yesu arabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Abantu nimukihagarareho. Imana ishimwe. Amen. Yesu arabizi. Abantu nimukihagarareho. Yego. Yesu arabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Yego. Mama Samuel, Imana irabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Wa mupapa nkurikiye, Imana irabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Wa mubyeyi, Imana irabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Wa mukobwa, Imana irabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Wa musore, Imana irabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Ariko ihangane, mu gicuku cyanyuma Imana ijya yitamurura ikarema amateka masha. Ni wayasire bonesa. Bibiliya yavuze ngo iki? Topaya sinima yarebwa gusuhuza umutima k'umukene. Helalo paya sinima hedobaya sinifa ela raya sire bonesa helala pawa nima nihiringiri sai. Alo 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 alo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
batameze nk'abantu. Ahantu Imana yageze ihindura amateka, isigari ikinyuranyo. Najya ngo hari ibintu byatumye usuhuza umutima, bishobora kuba washinze bizinesi igahomba, ibyo nabyo byatumye usuhuza umutima. Ariko birivuze ngo iki? Ko gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro, ngo noneho Uwiteka arahagurutse. Ndi kumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana ihagurutse mu kibazo ufite, Imana ihagurutse kurwana intambara ufite, Imana ihagurutse ku burwayi ufite, Imana ihagurutse ku madeni ufite, Imana ihagurutse ku gahinda ufite, Imana ihagurutse ku mabara ufite, Imana ihagurutse ku kigeragezo. Topaya sinima efo umaranye igihe. Ndi kumva Imana n'ukuri kw'Imana. Naho nahaguruka, n'ukuri naho nahaguruka nkava ku iyi kamera, nizeye ko iri jambo n'ukuri umuntu wese uri buryumve, ntabwo ari musigamara amasa. Yego, Imana irahagurutse. Bibiri ivuze ngo iki? Iravuze ngo nonaha today, nonaha, ntabwo ari ejo, ntabwo ari ejo bundi, nonaha Uwiteka arahagurutse. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo kandi arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Haleluya, biraje kwabonaga nta butabazi bw'Imana wari ufite, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Reka nkubwire, hari Imana igivuga ijambo hejuru ko abantu bavuga amagambo. Hari Imana ivuga ijambo kurenza amagambo abana b'abantu bavuga. Hari Imana ivuga ijambo mbese kurenza amagambo abana b'abantu bavuga. Hari Imana igihindura amateka, hari Imana igihindura amateka. Imana ishimwe. Heto paya sinima efo raya sire bonesa helaya sinima. Bibiri ivuze ngo iki? Iravuga gusuhuza umutima k'umukene. Mama, Imana irabizi ko hari ibintu byatumye usuhuza umutima. Haleluya, n'urushako rubi rwatuma usuhuza umutima, n'imiryango yakuvaho byatuma usuhuza umutima, inshuti wari wizeye ikuvaho byatuma usuhuza umutima. Ariko birivuze ngo iki? Iravuze ngo nonaha, mama wawe nkurikiye nonaha, papa wawe nkurikiye nonaha, wa mukobwa wawe nkurikiye nonaha, ngo nonaha Uwiteka arahagurutse. Dushima Imana ko Imana igihaguruka. Abantu bari bazi ko dukozwa n'isoni, dushima Imana ko Imana igihaguruka mu ntambara abantu badushizemo. Imana ikazirwana. Dushima Imana ko Imana igihaguruka. Abantu bari bazi ko tumwaye, bari bazi ko dukozwa n'isoni, bari bazi ko dusekerewe, bari bazi ko birangiye. Muzanije murango uyu mugoroba Imana ihaguruke. Birashoboka yuko umaze igihe urwaye, abaganga bananiwe, ariko birivuze ngo iki? Rero kuba gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro, ngo nonaha Uwiteka arahagurutse. Ku burwayi ufite Imana irahagurutse, ku kibazo ufite Imana irahagurutse, kuri cyamunara Imana irahagurutse, ku madeni Imana irahagurutse, ku nyatsi bagutereje Imana irahagurutse. Babe ngo nubwo afiyashije ntabwo azashaka, Imana irahagurutse. Babe ngo nubwo ashatse ntabwo azabyara. Nkuzanije murango mu ijuru hari Imana igihindura amateka. Amen, amen, haleluya. Hanyuma mbwira abantu badukurikiye, witerwa ubwoba na biracitse uhagazemo. Mwijuru hari Imana igikuraho biracitse. Mwijuru hari Imana igifata imisozi ikayikuraho ikagira amataba. Amen. Witerwa ubwoba n'amagambo n'abantu bavuga, ahubwo terwa ubwoba n'iki Imana yavuganye nawe. Icyo bigutere kwizera Imana, bigutere kwishakana umwete, kandi wishakana umwete uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Imana ishimwe. Ntangariza abantu badukurikiye, iyo Imana igiye gukora ntabwo Samweli ngo ndi mugufi, ntabwo iraba aho mvuka, ntabwo iraba ku mashu, ntabwo iraba kura, nta n'ikintu na kimwe Imana igirebaho. Cyakora icyo nemera cyo, Imana yita ku muntu ukiranuka. Imana yita ku mukiranutsi, kuko birabenga umukiranutsi wanjye naho yago ntabwo azagira gute, ntabwo azarambara. Haleluya. Mu yandi magambo, Imana ikunda umukiranutsi. Nasomye ijambo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazagira gute, bazamba n'abantu bakunda Imana. Hanyuma birayavuze ngo iki? Yayabwo gusuhuza umutima k'umukene
no kunyagwa k'umunyamibabaro ngo noneho Uwiteka arahagurutse arashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni uzana ijambo rero nubwo umaze igihe uri mu ntambara akira kwinjira mu mahoro y'Uwiteka kandi amahoro Imana itanze ntabwo yongeraho umubabaro amahoro Imana itanze ntabwo yongeraho umuvumo amahoro Imana itanga ntabwo itanga kwicuza amahoro Imana itanga iratanga n'umuntu wese akabona ko atabawe n'Imana. Amen. Haleluya. Ntaswe ko nyakwaku uzaguha umunani ejo akawukwaka cyangwa se akawukwemerera ejo ntawe uguhereze ariko ijambo Imana yavuze irikurikirana imyaka ibihumbi yigeze ibweramo ijambo rikomeye iramubwira ngo Yeremiya we urakureba ikimere yawe ngo ndi kureba inkoni y'umurinzi ngo mbese witegereje neza ngo uku niko njya ndida ijambo navuze nkaririndi ngoma ibihumbi nkariherekeza paka ngize gute paka ndisohoje. Ngira abantu badukurikiye bakomere icyo Imana yavuze kuri bo izagisohoza. Birera kuri kurira beshe kuri mu ntambara Bereka kubona ko byacitse ariko nta byacitse imbere y'Imana. Amen. Kuko biravuze ngo icyo ngo gusuhuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyabibabaro ngo noneho Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro bo bacurira ingoni. Amen. Nkuzana ijambo wo babaye wo uremerewe komera mu ijuru hari Imana igihindura amateka hari Imana igibeshaho hari Imana igitanga ubuzima kandi n'ukuri narakantu kamwe njya ndeberaho. Amen. Buryo uzacunge iyo umuntu yinjiye mu rupfu murabiza ababyeyi cyane cyane twebwe ababyeyi baba mama burya dukunda abana cyane. Amen. Amen. Wumva wakoresha iyo bwabaga Imana akongera akagaruka. Amen. Ariko Imana yaduhisha ibanga byanga bikundi uvuze ngo umuntu wanjye ngwino ikaguhamagara ugapfa niyo hazi iki niyo haza bataye imeze gute nta muntu wagukura mu rupfu. Haleluya. Dushimiye data wa twese ko hari ahantu Imana ijya dukura abantu baradutabitse. Yego. Bakananga umuntu nubwo ari hari kariho yarapfuye ntacyo azimarira ntahazagera ntazarenga umutaru ariko Imana ikitegereza ibyo byose ikaza ikabangwa mwana wanjye nakumenye utari waba urusoro mu nda ya mama wawe. Dushimiye ko Imana yatumenye badatana ba mama batari bagambira batari banamenyana batari banapanga ku bana. Imana ishimwe cyane. Amen. Mbwira abantu badukurikiye mukomere mu ijuru hari Imana barira ko ufite intambara ufite ibibazo ufite umubabaro ariko yabaye ngo gusuza umutima k'umukene no kunyagwa k'umunyamibabaro ngo noneho Uwiteka arahaguruka arashyira mu mahoro ubacurira ingoni wakira amahoro Imana itanga amahoro Imana itanga ntabwo ngeraho umubabaro Imana ibaha umugisha. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma watambutsa nimero zawe umuntu agukeneye nko kugisha inama kumusengera hanyuma ageze niyerekwa cyumvikana ndamutsa nimero zawe. Nimero zanjye ni 078 6 yego 3 7 ongera cyangwa se 078 6 3 cyangwa se 079 4 5 7 6 nta zindi ufite? Nta zindi ufite nizo. Sano yawe ni hehe ryabajye hehe? Chano yanjye niyo yabivuze TV. Niyo yabivuze TV. Hanyuma dusengera Imana dusoze. Dusenge uri data wa twese mwiza. Uri Imana n'isina mu ijuru cyubahiro ni cyawe mu bakomeye naboroheje cyubahiro ni cyawe. Turasenze wawe Itekawe ngo ubwami bwawe buze imbaraga zawe zitegeke kuko warambuye ukuboko nta muntu ujya ubasha kuguhina kandi ahantu wateye intambwe ukagera nta wagusubiza inyuma nta n'uwagukoma mu nkokora. Mu yandi magambo Imana yihagije munsi umwe ugera kuri Saduraka na Meshake na Bedenego umwe amaze ko birangira ariko itsinzi iraboneka. Nanjye ndasenze abantu bagiye kumvira ijambo buri muntu wese abona itsinzi wari uri mu buzamagufwa yarumye yongera beho mu izina rya Yesu wari ucitse intege umuhembure kandi wari urwaye umukize buri muntu wese wari ufite ikibazo ugikora ugisubiza kuko namaze kumenya karuye karuhura urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabashimiye mwese kwa turi kumwe tubana muri ubu butumwa bw'Imana Imana yatuzaniye hanyuma mwese twabanye turavuze ngo Imana ibaha umugisha bari ku buhanga bw'ibyo cyangwa se kuri kamera cyangwa se kuri mikoro nta cyuruta Imana iriya. Shalom ciao ciao kandi byacu nakagaruka ciao ciao ciao.